Wagwan my people, wherever you are, it's Waliva again, and this is Waliva TV show. As we proceed to give you what you need, we are back, we are back. So guys, ntabwo mwari muderutse kuri Waliva TV show. Ariko narababwiye ni hari igihe wenda nzajya mbura, ariko uko tuzajya tuboneka tuzajya tuza. Akenshi iyo mutubonye kuri Waliva TV show, mubizi ko tubazaniye content cyangwa umusitari cyangwa iki. Uyu munsi rero twagiye muri cinema tubazanira Legend. Abari kumubona ndizera ko ibana barebye filime muramuzi kabisa. Tumuzanya atari mu bihe navuga byiza. Tugiye kuganira kuri career ye, tuganire ibintu byinshi. So reka tumwakire Legend wacu kabisa. Nimukiga. So guys, nuko mubibona rero utangira ikiganiro cyacu. Umusaza yatangira twigira kabisa, nawe ni umuntu mukuru agatangira twigira yigira abadukurikiye kabisa. Umusaza bakomeje. nagira ngo mbanze nsuhuza abakunzi kandi n'abakunda kureba iyi Waliva, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mbasuhuzanyije urukundo. Abatamperukaga nanjye rwose nari mbakumbuye, mugire amahoro. Muzese amakuru y'iminsi wari waraburiye hehe? Ntabwo twaherukaga kukubona kabisa. nagira ngo mbanze mbibwire Muzee Keve Babala Babala cyangwa se amazina bwite Nkundabanyanga Jean Paul, cyangwa se Shuni, kubera amafilime menshi nagiye nkina, ni gutyo n'amazina ngira ari menshi. Murakoze. Nose umeze gute? Ubuzima bumeze gute? Amakuru y'iminsi uraho? Umeze neza? Umeze bite nyine mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu? Uko bimeze, impeshyi murayibona. Burya ngo mu mpeshyi impeshyi burya hari abo iryohera hakaba n'abo itesa, ariko nagira ngo mbabwire ko impeshyi ntabwo yandyoheye, kubera ko uko tugenda dukuza akamenyero cyane nk'abatuzi mu mafilime, niko n'ubundi bigenda bigabanuka cyane nko mu kubona akazi. Nkanjye murabizi ko ndi umukinnyi, nahereye ku mafilime nyarwanda, nyuma ndakomeza. Ubwo rero ni ukuvuga ko mazemo igihe, ariko uko nkura niko n'urubyiruko rugenda ruvuka rukina, ndetse no kuzakina kuzancaho. Muze ubundi watangiye gukina filime ryari? Uvuga ni noneho njyewe nanjye mu byo gukina filime ryari? Wabitangiye ryari? Kariyeri yawe yo gukina filime yatangiye ryari? Twahereye ubundi kuri théâtre, ikinamico publique. Kimwe cyanyuraga kuri televiziyo Rwanda cya radiyo Rwanda? Oya, twajyaga no mu masitade cyangwa se ku bigo by'amashuri, byaterwaga n'ibyo tugiye kwigisha muri iyo théâtre. Uza kuyikurikira akagira icyo aza gukuramo inyigisho. Ubwo hari ryari? Katurebe depuis 87. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi. Ndibuka ko twasohoye filime yigishaga abanyarwanda uburyo bagomba kwirinda sida. Ubu yazengurutse mu masantere de sante yose yo mu Rwanda,
ndemeza sinanjye ubyemeza jyenyine ko nawe ubwawe komuketuwe journaliste uyikurikiye yakwigisha kwirinda virusi. Aha kandi mbonereho kuburira na buri wese ko sida ntaho yagiye, tugomba gukaza uruzitiro tugakomeza kuyirinda, ntaho yagiye, iracyahari. Nyuma twaje gukomeza dukomeza nyine ku mafilme, kugeza na n'ubu ndacyahanganye n'amafilme, ahubwo ikibazo ni kimwe kuko hari abagira amafilme bakabura yenda hari aderesi. Aha nagira ngo mbahe aderesi, ni 0789539221. mwese legend wacu Nkundabanyanga cyangwa aka Baba Love. Ni kibazo nakwibariza, uri muri legend muri iyi sinema yacu, wakoze amateka, wakinnye mu filime atandukanye, ubona respect, icyubahiro abakinnyi ba filime b'uyu munsi bakabaha akazi, kuko muri iyi minsi wavuze ko aribo bari gucuruza, byibura barabegera bakabaha akazi. Iyo respect ndi kuvuga bareba hereza abakinnyi b'iki gihe mbese. Erega filime ziratandukanye. Hari filime yo guseka gusa nta kanyigisho, umuntu agahita hariya yambaye ubusa cyangwa se yambaye ukundi mugaseka. Ariko noneho habaho filime yigisha, ifite inyigisho y'uzayireba. Iyo niyo filime nyarwanda nziza, iha agaciro n'umukinnyi wayikinnye. Naho izitigisha yaguha agaciro ite se, ntacyo wigisha abanyarwanda? Icyo ndi kubaza, abakinnyi ba filime b'iki gihe babaha respect, barabubaha nkamwe mwakinnye amafilime kera, nkamwe mwatangije industry. Iyo nyine abakinnyi b'iki gihe barabubaha cyane, babaha akazi. Nicyo ndi kuvuga, sinzi niba uri kucyumva neza. Barubahwa, dushime n'ababubaha, ariko bakakubaha par raporo ya message wakinnye utanga. Niba warakinnye wica, aho unyuze iyo bagutereyeho ijisho, ni ukuri hari abiruka bati dore ngo uriya uko yishe cyangwa se yakinnye agonga abaturage agira gute. Ariko nagira ngo mbwire abakinnyi cyangwa se abanditsi b'amafilime, rwose bajye bareba ibyubaka, yego banegure n'ikibi, ariko barebe ibyubaka mu buzima, mu mikorere, mu mvugo, mu ndoro, mu ngendo. Gutyo tunagaya abakora ikibi, kubagaya dukoresheje filime nabyo nibyo, ariko kirazira ukabya. Ugenda kumva ikibazo cyawe utacyinshije neza, ariko twagisimbuka tukajya no ku bindi bibazo byinshi byinshi. None se ni iki noneho wasaba n'abakinnyi ba filime ba nonaha kugira icyo bubaka ku buzima bwawe cyangwa baguha akazi? Ni iki nyine wasaba abakinnyi ba filime kugira ngo nawe ukomeze utere imbere, kugira ngo ubone akazi kenshi? Iki wabasaba nyine, ikintu wasaba abakinnyi ba filime, icyo kintu cya mbere nshaka ko uheraho. Abakinnyi ba filime, ikintu mbasaba rwose,
ni ukumfasha niba abonyeho filime igiye gutangira akaba yanjye akara akambwira ati dore shefu nguriya muhamagare cyangwa se umusange no kuri biro umusabe umwanya kandi natwe niba turi kuri lisite y'abakinnyi turakuvugira. Iyo niyo nkunga ya mbere nisabira abakinnyi. ko hari abakinnyi ba filime bajyaga bavuga ngo mwebwe ngo mwakinnye na filime ya kera ibitekerezo ngo bisa nkaho ngo byashaje ngo mudashaka kwegurwa wabivuga iki? Ntabwo ibyo mwakinaga kera ubu ngubu bikigezweho mwavuye ku isoko iki bavuga? Ahubwo abo ngabo ewe sinabona icyo nabivugaho. Ndabyumva ariko wenda hari biterwa n'iterambere, ariko jyewe kureba filime y'uyu munsi ntabwo nayireba cyane kurusha izo hambere zigishaga. Wakurikiraga filime ndavuga nk'izacu z'inyarwanda ikazarangira nibura ufashemo icyigisho. Urugero nk'urugo ni urwa babiri, zirara zishya, nta byera, i Kigali si i Kigoma, izo zose zarigishaga. Iyo uyirebye ukuramo inyigisho cyane nk'iyo kubana na mugenzi wawe, gukundana n'umuryango, kwiyitaho mu iterambere, gukoresha ukuri, gusenga n'ibindi. Filime zo hambere zarigishaga kandi ibyo mvuga ni ukuri. Noneho reka twigire mu buzima bwawe mo gakeya, ntabwo turakwinjirira cyane ariko ni ubuzima nyine busanzwe. Nose papa wacu ufite abana se? Warabyaye, ufite umugore, ufite abana, urabona ahubwo ngiye gutangira kumera umusatsi wa kabiri. Ubwo se ahubwo mfite n'abuzukuru, ngira ngo umwuzukuru w'imfura yanjye afite imyaka 18. Urumva rero inyuma kubyara ko se nkibyara, ariko mfite abuzukuru ndera, nkagira na ba bucura ndera. Umunsi umuntu akubajije ni igitondo cyawe, umunsi wawe wirirwa gute? Wasobanura nk'umuntu ushaka kumenya nk'umunsi wawe wirirwa gute, ubyuka bimeze bite, umunsi wawe ukarinda urangira, wamusobanura ko umunsi wawe wirirwa gute? Umunsi wanjye ndabyibuka ngasenga, kandi ngira ngo byaba byiza kuri buri wese kubyuka akereka Imana anayishimira ko bukeye. Iyo umaze gushimira Imana rero ko bukeye, uyereka n'ibyifuzo, unayisaba ko uwo munsi yirirwana nawe. Hanyuma ubwo niba hari ikiraka cyo kujya gukina filime, ndakaraba nkagenda. Niba nta gihari ariko simbura n'icyo nkora. Byongeye kandi mbwira na mukecuru nkafata nanjoro nkajya kwahira ubwatsi kuko hari inka. Umukecuru wawe murabana? Turi